ibihe byarahindutse ntabwo wakwica umuntu kabiri bigerageje azakwica mbere yo kumwica ubwo turaha mutureba bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze igihugu cyose igihugu cy'u Rwanda ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri mbere yuko wakwica u Rwanda azakwica ntabwo wakwica abantu kabiri ibibaho tureba aha ntabwo twapfa kabiri ari twe bakuru ari abana bacu ntawe uzabica kabiri ntibishoboka ntabwo byakunda tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho nk'uko abandi abari bose babaho byanze bikunze ntawe twabisaba kubaho ntawe uko mbivuze uku hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva batagombye kubasemurira cyangwa se benshi cyane bari nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye buriya yarapfuye kuba ariho ni nko kuzuka ariko nta wakongera gupfa kuriya impamvu kandi mu zindi nyinshi Ernest namaze kutugezaho ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye uri abafite uko babihakana cyangwa babihakanya ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi uyagire uko ushaka abo mu gihugu hano byaba hanze cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo amateka nk'aya bayavuga ukundi ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze ibihe byo birahinduka